Wahumura ndaje ndagusanga hanze aho cyangwa se yasoje uko mwana n'umwenda udateka madamu ngo ndagiye rero kandi ubwo sigara amahoro uragiye uragiye kandi utasijya amafaranga yo guhaha kose nkawe kuko ugusanzwe bigenza gute nese nagusiko turimo imyenda jya kwa Rudoviko urumva cyangwa kwa Mathias ndasubirayo kandi tubarimo amafaranga menshi kandi sinshaka ibintu by'ino by'indaga uyu munsi uteka inyama urabyumva neza amafaranga wegenda wikopesha ngo usanzwe wikopesha uyu munsi ndakubwira ngo sinshaka ibintu byitwa intoryi n'indaga uhahe inyama ibirungo ushobora no kuzana n'abashyitsi niwamenye uyu munsi abashyitsi uyu munsi wowe genda ubikora uko ubikora ndishyurira rimwe nibishaka ujye mu bibanga nahuye ko nashaka ibintu by'intoryi n'indagara wowe uteka ibirungo byiza nk'umuntu witegura nk'umuntu ufite abashyitsi kuko ndaza uyu munsi noneho ndaguha amafaranga y'ukwezi kose noneho uyu munsi ndakwishyura rimwe umwenda ubu ngubu urahera muri ibyo ngibyo nta tanera umwaka utanenge mu kazi gafite amafaranga rwose n'umupira ntwahoteye ipasi we si utera madame umeje gutonga nawe amafaranga ashaka kuncika urumva kumba sa ubwo nsangizo nyama wazitetse kandi bimeze neza saje oya kandi ko ugomba kwiyakira tanera umwaka bimeze bite sawa bakomeye neza n'ibintu bimeze neza ku isoko kabisa wabirebye byitegereje neza cyane kandi mvuye kwigura ubu tuvugana iruzuye amafaranga none ntazanye none igiye gucyura abutayandi washize mu sigita namenye umva banke yose natuye ariko nabona uyu munsi nawe wacu utateye agapasi mubona ntabwo gutera ipasi shawe nyibutsa dosize nawe dutomeye tugende make utari kombaza umukandara se wowe ushize yese kandi nawe ugurishije mwana birese ntabwo nashaka ngenda kubwira ko imibare nasinzira nijoro na madamu sinigeze muhindukirira kugira ngo umenye ko imibare yari waradafumba se umugabo ndakubanga imwe yaranyica ariko uyu munsi reka nkubwire rero sawa sha merci nyine reka nje ndebe daje hano nabo baba bakomanga muri aya masaha Nizo bite mada? sawa Mwatinze gukingura. hari ibyo narindimo Umugabo wawe arimo se? ntaho hari yagiye ku kazi amafaranga yagusigiye uze kumpa amafaranga y'imitenire gahunda ntabwo yakubiye kandi umideni se ko ubundi niwe mugore wiwe kubera se yagushukishije iki ntacyo inkoraho ariko none ubu ngubu uri kubyibuka ry'ifiriti ukajya umuceri ukanyura ahantu hose ibuno rigenda ryizunguza amafaranga nzabakirana kuki utabungabunga nishyura twe tujya amafaranga yawe andi mideni andi 200 wabimuhaye ryari mupanga iki umva rero azaba hari ryari agenda saa 4 wowe uzaze ejo saa 3 ejo saa 3 nzaze nzamusanga umubwire ngo nzabakirana yavuye hano kuri amafaranga yiwe aravuga ngo ayo mafaranga agomba yabone ejo naramuka agiye nahari wewe wayamuhaye umva madaba by'abagabo ni babimenye mubwiye ngo ejo naramuka agiye nahari amafaranga azayasiga cyangwa bitari ibyo ubwo nawe uri umuntu mukuru ubwo mfite uko nzigaruza ubwo we nabibonye rwose ndamubwiye sinabura byose nkawe rwose nari wese no umuntu mukuru yewe iki aribi sawa biri mubwiye ko ubwo ejo saa 3 nzangarutse sawa oya winkora kugira umubwire winkora iki gihe n'amadeni salama vie. Ubimeze bitari. Byagenda gase. Reka mbe mukubye ndabona
hari umuntu uri kunshaka ngo naza mpamagare mu kanya. Sawa. Sekandi mpamagaremo arambwira iki koko? Seka byacemura. Hey, Karame. Waguze amayinite makeya wanjye. Bimeze bite se? Isawa. Ndabizi neza ko uyu munsi noneho mani byageze fresh. Nguyu mbwira se. Ozone. Yo. Uretse akazi twakoze tuka. Hey. Amasha uburano mbera ngo zari tara. Ahubwo se wa kintu. Everton kagatike yakije. Okay. Everton bayitsinze 2-1 wa muntu. Nakubwiye kuzashyiraho Manchester United ariko bayikizeho. Manchester yakize kuri twatundi tungahe 3-2. Noneho kandi kiraho Everton. Maje. Cya penalty akako kapwe byarangiye. Ahubwo Hare umva. Ndakumva. Arsenal yabikoze. Na Liverpool yabikoze yatsinze 2. Hano na Chelsea yamba nakiza nashidikanya ariko noneho yambaye nakora. Kandi bwo yari kuye 2 n'ibice 5. Chelsea nayo yabikoze. Nottingham, Newcastle, Aston Villa zose, Leicester City. Noneho nari zigiye kumanuka. Yakubise ka Bournemouth 2-0 nayo. Ako nyine amafaranga yo wayabo. Yewe gaye. Reka namubwira ati amafaranga. Umva se reba ikintu twakoze wa kintu. Ndamane sinyituyeho ndakora isinyikarazeho. Okay. Uzi ni Paris Saint-Germain yakoze? Ubu nzi ko nanayishyizeho. Kandi umva njye uzikara wayanditse manje Paris Saint-Germain nabone ira code yarabone nayishyizeho niwo wayishyizeho. Paris Saint-Germain dore ngiye maze kubyumva mu makuru bayikubise ibitego 3-1. Yabana ba Mbappe bahuje na penalty wa kintu. Umva ba Mbappe bahushije penalty. Akakabiri ho karahiye. Hari wasanga Paris Saint-Germain ikizaro hose nize ngo ba Mbappe na ba Messi. Kandere. Man uri umurezi mana yanjye reba mane washiwa. Wahiye se man ngiye Paris Saint-Germain ngiye nabukora ko yitegura Champions League nayanze kuyishiramo. Naje nahiye. Abona Paris Saint-Germain irarusha yera Marseille amanota 15. Niyo mpamvu hangaya bamba bikinisha mana yanjye bikinishaga man. Bayi naje nahiye man. Noneho madamu ugomba. Ni ikigo kumwabana. Ariko ye kana nabwo yashizeho. Aka. Kature Napoli yasemira yabikoze Juventus. Banire mu cyiciro cya kabiri yabikoze. Stoke City nayo Sunderland yabikoze. Okay, noneho hasigaye apu Bayern Munich yabikora. Bayern Leverkusen nahanga niyo yabikoze. Nanyi tagiye Bayern irabikora yingiye. Mukanya miliyoni 5 nazijyaho. Oya Bayern hanga haseba. Hanga hagose bandi ngura mu Senegal hanga yabaramo igitego. Cyangwa bakumana bangaba. Reka ngabike gatega kahiye. Abike madama tayumwe. Miliyoni 5 hanga ngahita nkuramo 200 y'imyenda. Madamu ngamugura ukweto rwashinga bunono ruhenze. Zabakirana ngatamuku zabakirana. Sura bamurengereza ka 50 akaza. Ariko ndamutungura nzabakirana kuje nawe senga zenda tanzi ndatamurengereza senga kuri 200 mufitiye. Kana teragiye nahamu udukweto twa Air Force dishasa. Imipira ndendure. Miliyoni 5 hanga ariko nze mbwire madamu ashaka ibyo kuba konjeshe muri firigo. Ndaje kujya muri toilette ndabizi madamu abibonye ahatana. Namubwira ko nkora akazi gakomeye. Yatanga check ibyari byo.
Sheri nijoro warayitashye ufite imishiha warakaye nibagirwa kukubwira iminsi yose ntabwo isa nyine banza wumva kutazana amafaranga tujye kwishyura hariya twafashe ibintu ubwo none ko mbona ari kunyishyuza kugira ngo ujye kwishyura ari bo noneho baje byagenda gute ahubwo nibagiye no kukubwira umubwira iki kisana ibindi bizima ejo haje akagabo kagufiya kunima ngarira ndi rode muri mbari zabakirana ubu uyashaka iki amafaranga umurimo nayiki ureba ko nabwiye ko nzamwisangira mu rugo ubundi yasaga no gukora ndetse amafaranga yabwibumbi 200 nayiki mupanga kiramugabo reka ngubwire Sura kuri kunyishyuza ubwo mu 300 bwo ku maduka n'abaza bwo 200 30 se gusa ibyejo bundi wanyumye by'inyama n'ibiki nibishaka be biri ari 100 ngahe ngenda kubwira nibishaka bigeze muri 200 100 yazabakirana sheke ngiye gusinya ubu tuvugana harabura isaha imwe yonyine ngabakubira kabiri ubu none nizeye kuri buzana amafaranga ndashyiraho noneho n'agahimbaza musiki ngaho ari abakozi banjye bangoreye neza nzabajyana wowe uri kuzuvuga utugambo twishe uwo ndamurengereza hayo senkana amafaranga yawe ndayategereje muranyumva akubusheri rega iminsi yose ntabwo isa ariko ngenda kuyaho ko ubu ufite sheke ya miliyoni 5 ubu tuvugana karibu ubwo witurumbuye inda washyize ku musozi sha ubwo wari uzi ko nagusanga rero nk'ayo magambo uvuga mu rugo rw'umuntu waza ugasohoza ubundi ukaba none mvuga iki si uko basuhuza komera bize bite madamu sawa hariya shimano ndagusanze bize ko n'amagambo menshi tuvugana nta nubwo uzapfa vuba ahubwo narimo ngenda nibyo nabwiraga madamu ubu tuvugana ndagushyiraho aya senkana ngiye kubikuza sheke ya miliyoni 5 urazana mu gihe kingana iki nushaka kuguma yaze ndirwa ninde cyane haraburi 30 kuko numvaga 45 yari yarangiye habari 30 ya nyuma si 30 nanjye ndava hano ndashinga imizi ndava ngaruka amafaranga wowe uko maze gukubona ibinyoma byawe wenda kubwiye mwicara si 200 avuga ndagushyira haje sawa nanjye ndava hano ari kuyazana yewe nta kibazo yaze ndatinda njye kuri banki kwikuza ndebe ko mugabo induru na uyu munsi nawe ngo simva hano ubwo nawe nturamo kuyabuza kugira ngo ugaruke utanzana amafaranga nubwo ari 30 irangiye naragera hano ukora icyo ushaka wagenda njye ndaza cyo nzi cyo ndashinga imizi madam mwe ntabwo ninda no kuri banki se no kwikoza ku kigo n'inzu ku 30 bamwe amaze kuva 5 rero kagende madam ndaje kagende ndaje wanguke aho ubundi se yes kanze ni mukite twicane ntabwo tunaganira neza igihe mba nkubwira aho ubundi se igihe mba nkubwira uriya mugabo amafaranga ari buyabone ko kayanze arayabona ako se ubundi kariyo yayo uriya mugabo wawe ni umunyamanyanga sinzi n'ikintu yagushukishije ariko ashobora kuba ajyana n'umunyanga ubusanzwe wowe ntabwo ari imitwe yagutetseho ntabwo byize nkawe koko nese ubwo wiranya nawe mbi gukora rero naho se amafaranga buriya agiye wanabishatse amafaranga nayo abarekera bose ugira amafaranga ubundi si izina ryanjye urarizi banyita nzabakirana umukire wa mbere iriya midugudu ya hariya Kimihurura urayibona iriya urya murongo ya yindi iteye amarangi y'umutuku yose ku murongo ariya yose ni ayanjye nta mafaranga ugiraho wereka nkubwiye noneho kugira nabibona wanabishatse 5 yonyine naguhindura ubuzima kandi habaye iki 5 yonyine ubuzima bwawe ngahita mbuhindura reka iranya n'ayindi sure ahubwo se tutatinze mu magambo nakubwiye ngo nariya 25 agiye kumpa ariya nshatse nayibagirwa burundu kandi nawe ubwo nyine nawe wagiramo uruhare nkayibagirwa ahubwo nkagiye ko nande sure ntabwo nyarinda mu magambo kuko buriya bikorwa biruta amagambo shyiramo nomero hamwe tuba twarakize amafaranga turayafite ushaka kubaka hoteli utagize ufite hoteli
ibyo ni incamake ndi kukubwira mu birambuye birenze ibyo. Ni Freddy Izabaye si wowe? Ibihumbi 300 byose 300 ni ibintu biri simple ibyo ngibyo siyo n'amafaranga ahubwo se ufite telefone y'ubuhe bwoko? Ubu iyi ni telefone ufite nakubwo washatse kimara rende kira nta kintu cyakumarira. Ubu ukwiye ubundi gutunga 14 Pro Max wayemera? Oya ariko ukwiye ibirenze ibyo ndakugura 16 Pro Max. Uri umwana wize ugomba gutunga n'ibintu byiza sibyo? Iyi ngiye ukajugunya ukayireba umukarano yihera. Ubwo nyine se turebe ukuntu twaba tugize mu gihe ataraza. Wewe rwose nzaguha niyamye barongo rwose itware. Sure. Nikose. Igitangaza. Wishimye? Ahubwo noneho iramarine yawe amafaranga yayazana atayazana naribi. Ariko icyiza nuko yaba yazanye. Namuka yazanye n'ubundi ubwo nyine we tuzongera dusubire n'ubundi. Byumbwira wowe. Undi ni wewe wa. Sawa rero ubwo uze kugira. Kanomero n'ubakabonye? Sawa. Sawa. Bayishyuye ku minota 90 iganye kimwe ho. Suza wa cyane amuca mu maso n'undi amugira imbere muvuga gute ubu. Umugore azongera kwikopeshaho. Meze bitese? Saje umurongo mwinshi kuri banke. We naribi n'amafaranga ushaka yihorere. Nariba ahubwo nukena nandi uzamamagare. We naribi. Reka uri inshuti yanjye sije bira nk'akantu kuburakari kaba kanajemo bururu umugabo w'umugenzi wanjye. Kumva neza uvuze gute? Ari amafaranga yihorere. Nukena nandi uzazi umbwire mu bandi. Wewe kandi umenya ko uri umugabo, aho umugabo agurenzeho twatsi. Koze kabagabo bapfa amafaranga n'umugore. Oya nta kibazo. Wanye se haje marayika arabihindura byose. Abitoroshye. Hakose gishono guhamagaye wari mu bicyugo. Ndi muri douche. Yarewe. Yasume mu rugo. Uvuye koga, nzabacana duhe yafunga imikandara, nta kumbaza by'amadeni ye. Nazabacana se muvuye koga muri douche ra. Hakose uri mbaza iki? Ibyo nabona ni iki ko nari umwana hanga. Urande ukabona ndi gicucu. Ariko ze n'ikindi. Umukurikire mu cyane. Mbyuke wagiye. Yataranitse yahagaritse imitaraso.